Yesu ashimwe, bakundwa bene data bera muherereye mu mpande zitandukanye. Ndashimira Umwami Yesu ko anteye iteka kugira ngo dusangire ibyanditswe byera. Bakundwa, biragatsindwa kubabwira intekerezo zanjye, biragatsindwa kubabwira ibyiyumviro byanjye cyangwa ubunararibonye cyangwa experience yanjye, dore yuko nta niyo mfite. Bakundwa, biragatsindwa kubabwira ikindi cyose kitari ibyanditswe byera, kitari ubutumwa bwiza. Bavandi, ndagira ngo aho uherereye mu mpande zitandukanye, wowe ujye ufata umwanya ugakurikirana kino kiganiro. Ndagira ngo urambure Bibiliya yawe dufatikanye gusoma ibyanditswe byera. Reka dusome urwandiko Petero yanditse rwa mbere ibice 2, dusome ku murongo wa 9. Haratubwira ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'umwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. 10. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ishimwe cyane. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Umwami wacu ashimwe cyane. Imana ishimwe ko yaduhinduye ubwoko. Imana ishimwe ko yadusanze twigaragura mu ivata ry'ibyaha, ikemera gufata ibyaha byacu, ikemera gufata ububi bwacu, ikabubambirwa, ikajya ku musaraba, ikitanga ubwayo kugira ngo rwose twebwe tubabarirwe. Twabihawe n'ubuntu bwayo butangaje, twabihawe n'ineza n'urukundo rwayo rutangaje. Bavandimwe, kera ntabwo twari turi ubwoko, ariko ubu ngubu turi abana b'Imana. Ntimuzi ko Yohana yabyanditse mu gice cya 1 mu butumwa bwiza 12, kavuga ngo icyakora ko kabamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Yabahinduriye izina, yabahinduriye identite, arangije abita abana be. Aravuga ngo abo ngabo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ahubwo babyawe n'Imana ubwayo. Imana yacu ishimwe cyane. Pawulo yandikiye itorero ry'Efeso arabibutsa uburyo bari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro. Arangije arababwira ngo rero ntago mwakijijwe n'imirimo mukora, nta nubwo mwakijijwe ko muri beza, ahubwo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwebwe, ni impano y'Imana. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo kuko muri abo yaremye ngo ibaremera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ndagira ngo mbibutse ko dukorera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Bavandi, twaremewe imirimo myiza yego, ariko imirimo myiza dukorera muri Kristo Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo nganishe hepfo aho yababwiye, ubwo ni itorero ry'Efeso yaryandikiye igice cya 2, arangije arabandikira arababwira ngo rero reka mbibutse abo mwari muri bo kera, ab'abanyamahanga, mwebwe mwitwaga abanyamahanga. Ubwoko bw'Imana, Abisirayeli bitaga abanyamahanga, mwari abanyamahanga ku mubiri, ngo mwari kure y'ibyasezeranijwe. Kera ntago mwari muri ubwoko, kera mwari rwose mutandukanyijwe n'Ubwisirayeli. Arangije arababwira ngo ariko noneho ubu ngubu mwigijwe hafi, ngo mwigijwe hafi ngo y'amasezerano rwose, mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu. Haleluya. Ngo kuko we ngo yaraje akuraho ubwanzi, ngakuraho rwa rusika rwabatandukanyaga, ngo ubu ngubu muri ubwoko bw'Imana. Bavandimwe, turashimira Imana yatugize ubwoko bwayo, tutabihawe n'ikindi cyose, tubihawe n'urukundo rwe, tubihawe n'ubuntu bwe, tubihawe rwose no kumwizera, tukizera igitambo cyatambwe rimwe gusa kugira ngo gikureho ibyaha by'abari mu isi. Bavandimwe, ndagira ngo nkwibutse ko uri ubwoko bwatoranyijwe. Wongere ubwire Satani, wongere ubwire biguca intege, wongere nawe utari wakizwa, wowe utari wizera, wongere rwose turaguhamagarira kuza kugira ngo wizere uyu nguyu watambwe rwose, kugira ngo wizere uyu nguyu uhindura abantu akabahindurira ubwoko, kugira ngo rwose wongere wa wundi ugufata akaguhindura umwana w'Imana, wongere
bamwizere rwose. Turaguhamagara wowe wumva ko utari wamwizera, wowe utari wamumenya rwose, kugira ngo wumve ko urukundo rwe ruguhamagara rwose, kugira ngo umwizere. Nawe urahinduka ubwoko, nawe urahinduka, ibyaha byawe birababarirwa rwose. Arakubabarira, yongera guhindura uwe, yongera aguhindura umwana we. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu itugirire neza cyane. Bakundwa, ubu ngubu turi ubwoko bw'Imana. Bakundwa, ntabwo twari twakababariwe, ariko muri Kristo Yesu twarababariwe. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu itugirire neza. Turaguhamagarira nawe utari wizera, kugira ngo wizere igitambo cyatambwe rimwe gusa, kugira ngo kibe gihagije gikureho ibyaha by'abari mu isi. Imana yacu itugirire neza cyane. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse, ariko Tito we yabivuze neza, aravuga ngo bene ubwo buntu ntabwo butwemerera gukora ibyaha kugira ngo bisage. Oya, ntabwo twakijijwe kugira ngo dukore ibyaha, ahubwo ngo ubwo buntu ngo butwigisha rwose kureka imico mibi iyo ari yo yose yo kutubaha Imana. Uzakoreshe biriya ijambo ry'Imana, Tito igice cya 2 ku murongo wa 11, hazakubwira rwose twarakijwe yego, ariko hari imibereho ikwiriye abari muri Kristo Yesu. Bavandimwe, turashima Imana ko igenda idutoza rwose gusa nayo uko tugenda tuyegera. Umwami akugire neza cyane, kandi umwami agushoboze rwose kugira ngo ukomeze ugendere, komeze wihatire rwose kumumenya, gusoma ijambo ry'Imana, kumuyoboka rwose kugira ngo akuyobore, ndetse no kwihutira kwiyuzuza nawe no kugirana ubusabane nawe. Imana yacu tugire neza cyane.